Yes, nanone ngo ikaze umukunzi wacu dame kudukurikira umunsi ku munsi reka mbwire ngo uruwa agaciro wamaze gukanda subscribe nawe turayikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka ngaha kuri Magic TV. Nanone reka turebera hamwe is breaking news na makuru adasanzwe tugezeho none dore ko ibintu bikomeje kugenda bitogera mu gihugu cya Kongo, gusa noneho umugambi nyamubisha cyangwa umugambi mubisha umaze kujya hanze. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi baje kuba bahura baca umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byaje kuba bisinywa n'amasezerano ku buryo bukomeye cyane. Byose turaza kubigarukaho muri aya makuru gatanu ku kandi. Andi makuru turaza kuba twerekezaho nuko ara mu gihugu cya Kongo noneho ibintu bikomeje kugenda biba uruvuriyange cyangwa se bikomeza kugorana ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko izi ngabo za FARDC zikomeje kugenda zikora ibidasanzwe cyangwa se zikomeza kugenda zikora iyicarubazo ku baturage bagiye batandukanye, nyuma y'uko ku munsi w'ejo zaje kuba zihanwa n'umutwe M23 ku kandi, dore ko abagera ku barenga 180 bose baje kuba bitaba Imana. Uyu mutwe izi ngabo za FARDC zaje kuba zihumura ku baturage, zicamo abaturage 17 b'inzira karengane, dore ko bamwe bagiye bakubita babaziritse abandi babafata ku ngufu barinda bashira mu mwuka. Byose turaza kubigarukaho muri aya makuru gatanu kandi. Andi makuru turaza kuba tugarukaho nuko hari none mu mujyi wa Goma cyangwa se by'umwihariko ara ku mupaka uza igihugu cy'u Rwanda na Kongo Petite Barriere, ubungu baje kuba bazanaho FDLR cyangwa se ababa izi mbwa zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Ubungu rero zaje kuba zirara ku mupaka, sinzi niba ari tufu yo kugira zinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kubabwira icyatumye bazizanara ku mupaka, dore ko arizo zikomeje kugenda no zicunga umutekano kwa ura mupaka kugira ngo zirebe ko zakwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Byose turaza kubireberaho hamwe gatanu kandi gushimiraho kandi subscribe hano kuri Magic TV nawe utarayikora kuyikugura kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitambika angaha. Mbibutsa ko iyi niyo channel ya mbere guhereza amakuru yizewe kandi ya nyawo, ni nayo mpamvu uba ugomba kuyikurana kirana gatanu kandi. Byose nurangiza kubikora ndakwinginze usiga igitekerezo cyawe kugira ngo turebe ko iyi nkuru wayibonye kandi ko uyumva gatanu kandi. Ndakwinginze ngo ibyo byose numara kubikora uze gukora share ku bantu bawe, kuko iyi nkuru ibidasanzwe ntabwo uba wayihererana wenyine. Ni nayo mpamvu niba ufite inshuti ugomba guhita uyikora share gatanu kandi kugira ngo nayo iyumve. Nanone reka ngo turebera hamwe aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi wa Evariste Ndayishimiye bakomeza umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda, baje kuba binoza ku munsi w'ejo tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2024 ubwo bagihuriraga mu nama idasanzwe becura umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi byaje kuba bisinywaho na mugenzi Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi wa Evariste Ndayishimiye, baje kuba babisinya ku gatanu kandi bemeza ko ibintu bikirukirangiye kukubwira bigomba guhita bishigwa mu bikorwa gatanu kandi. Abangaba bemeze yuko bagomba guhita bashinga igisirikare gikomeye cyane cyangwa se umutwe w'iterabwoba wo gukomeza gutera igihugu cy'u Rwanda bifashishije abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Abangaba rero ni abasirikare bakomeye cyane, harimo abacancuro baturutse mu gihugu cy'Abanyaromania, abacancuro baturutse mu gihugu cya Amerika, bose bakomeje kugenda babifashisha, ndetse n'abandi bose bafite uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abangaba bose baje kuba babifashisha kugira ngo baze kuba bacura umugambi w'ibishusha cyangwa se baze kuba bashyira mu bikorwa ibyakoze bivugwa cyangwa se biririmbwa kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero baje kuba basinyana amasezerano yo gucera igihugu cy'u Rwanda. Turategereza turebe koko n'ubundi niba Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi badakomeza kugenda bavuga amagambo gusa kugira ngo bashyire mu bikorwa. Turaza kubirebera bamwe gatanu kandi turebe ko nyamara ibyo basinye niba ari byo gusa. Bitangaje n'ibidasanzwe bakoze nuko bahise bashyiraho umutwe udasanzwe, uwo ngo nari maze kubwira bita Exfare. Uwo ngo baje kuba bohereza ibikoresho karabutaka ndetse bawohereza naho kuba amasasu, imyenda y'uniform ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'ubundi bagomba kwifashisha ku rugamba. Abangaba Perezida Evariste Ndayishimiye kabisa na mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi baje kuba bakora icyo gikorwa gatanu kandi. Andi makuru nabwiye ko turi buze kugarukaho nuko noneho hari mu gihugu cya Kongo ibintu byakomeje kugenda bijugirana nyuma yuko umutwe M23 fasha gace gakize cyane ku mabuye y'agaciro, ariko gace ka Rubaya. Aka gace rero karakize cyane ku mabuye y'agaciro ku buryo budasanzwe, dore ko kabarizwamo amabuye y'agaciro agera ku bwoko bw'amabuye y'agaciro nyine abarizwa mu gace bagera kuri 80. Byabaye ku munsi w'ejo rero byo ntago bisanzwe. Ni nyuma yuko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa kane 2024 agana kwisa kumiza mu gitondo kabisa twambukanye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Abangaba FARDC yaje kuba ifatanye n'indi mitwe twaje intwaro ugiye itandukanye
ariyo Wazalendo Maimai turambibutsa ko yiyunze kuri M23 ubu ngubu igisirikare cya Kongo gisigaranye Wazalendo FDLR abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baturutse muri Afrika y'Epfo MONUSCO ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye nimo abacanshuro b'Abanyarumuni ngabo bose bakomeje kugenda bihuza kugira ngo barebe ko bahashya umutwe M23 ubwo rero igisirikare cya Kongo cyaje kuba gitera M23 mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko batereye mu gace bita Imushaki ndetse na Karuba ubu ngubu rero baje kuba batera gatanu ku kandi bituma M23 bakorera ibidasanzwe M23 rero yaje kuba igwana nabo ku buryo bukomeye cyane ndetse haza kumeneka amaraso menshi cyane ku buryo bukomeye cyane haba ayabaturage ndetse n'abasirikari gusa M23 yo iri hejuru cyane kuko nta musirikare n'umwe waje kuba wita Imana gusa abapfuye bo n'abasirikare bagera kuri 67 b'ingabo za Kongo Wazalendo 45 abarundi 32 urumva ko benshi baje kuba basiga ubuzima M23 yamenye amaraso menshi kabisa abasirikare b'igihugu cya Kongo ndetse n'izindi ngabo zitandukanye zifatanyije na kiriya gihugu cya Kongo M23 rero yaje kuba ifata n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nyuma yo kuba rukanzo gatanu ku kandi imaze kubirukangaho nubwo yahitanye mu bantu maze kukubwira haruguru ikibageze imbere mu gace ka Rubaya niho habereye none imirwano ikomeye cyane irisasu riravuga umuriro uraka ibyo ngibyo byatumye rero igisirikare cya Kongo gisurayo kirukanga bituma M23 ifata kara gace gusiga itangaza M23 yakoze nuko yahise ivuga yuko abakozi bakomeza gukora muri ako gace n'ubundi ayo bagakomeza bakayacukura ndetse akazi gakomeza kakarya mbere kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bimere neza ndetse n'abaturage bahariya mwakara gace n'ubundi bakomeze kugenda batanga ibyo bafite ndetse imbaraga zitandukanye kugira ngo barebe ko yaramabuye bacukura gusa M23 yahisirinda kano gace ku buryo bukomeye cyane ibindi rero bidasanzwe zigabo za FARDC nyuma yo gukubitwa izaka bwara zakoze nuko nono za ese zica abaturage bagera kuri 17 zibahoye ubusa dore ko baje kuba bakubita umwana w'imyaka 12 baramwica bamukubise pakashize mu mwuka bafasha abagore ku ngufu ndetse hari abo bafashe bigaragara ko ari batatu bafashe bahita bashira mu mwuka bitewe no kubafata ku ngufu no kubakorera ibintu byamvura mva ko FARDC ndetse n'abambara yabo bakomeje kugenda bakora ibidasanzwe ndetse bibi cyane mu gihugu cya Kongo niyo mpamvu bigutera imyigaragambyo ikomeye cyane hari mu mujyi wa Goma kugira ngo bakomeze bamagane izi ngabo z'igihugu cya Kongo nayo ndagushimira rero wowe twabanye muri aya makuru nguhereza nikaze nkubwira ko iyi channel rero tugiye kujya tukugeza amakuru yizewe kandi yadasanzwe ni channel ya mbere izagikugezaho amakuru adasanzwe yizewe dore ko dufite n'imboni zacu mu gihugu cya Kongo kugira ngo zikomeze duhereza amakuru yizewe kandi yanyayo ndagushimira rero twabanye muri iyi nguru gushishikariza aho turakanda subscribe naho kubikora kugira ngo tujye tubana mu n'ibiganiro byacu bya buri munsi wabuhereye mu Rwanda mu gihugu cy'u Burundi Afrika nzima ndetse no kwisi yose muri rusange turabakunda cyane kandi comment zanyu ni ingenzi nayo mpamvu tubashishikariza kuzisiga kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ukibona mu wambere kugira ngo ukibone mu banyuma niyo mpamvu rero duhora tukwizeza yuko natwe tuzaguhereza byinshi bishoboka cyane iyi ngiyi Magic TV n'ubundi nta kintu izakwima izagerageza kukugira kuri leta ikuratere nyine kugira ngo iguhereze ibishoboka byose kugira ngo uze kubona amakuru yizewe niyo mpamvu rero ngushishikariza gukanda subscribe naho turabikora kubikora ngo nyine tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV ndagushimiye andi makuru